Dutanye inkuru yacu urukundo ni igice cya kane, twasize igice cya gatatu baje gufata wa musore ndetse na wa mukobwa bagiye kubafunga kugira ngo babatandukanye. Umusore akirwaye, mama we asigara ahangaha avuga ati mana yanjye ko ibi ni ibiki, umwana wanjye reba baramutwaye kandi ararwaye hararembye, hati mana we iyi si koko ntukabyaramo ubundi abigenza gute, ndazibandwa koko nzerekeza hehe? Nuko twasoje igice cya gatatu nako dutangiye igice cya kane, barakwereka tuvuye aho rero ntabwo umukobwa bamufunze, baragiye babatera ubwoba. Tugaruka ahangaha hatuzi n'ikindi, ibyo uriya musore yasinye agomba kubyubahiriza, natabyubaha bazamufunga. Ati yabisinyiye ko mugomba gutandukana, ati birumvikana neza umugore wa musaza we arahangaha, musaza we arahangaha rwose ntabwo bifuza ko yarongorwa n'uriya musore w'umukene ngo yari afite fiyanse. Undi atari ko se reka mbabaze, ubu rwose murumva nzamureka burundu? Ntabwo nzamureka, muribeshya, ntabwo mwampindura, ndamukunda kandi namaze kumukunda. Umugore ati ntabwo bizakunda rero, ntabwo uriya muhungu uzamwinjiza muri uyu muryango ngo bikunde ubyikuremo, ahubwo bazamufunga ahereyo. Nawe kandi nutareba neza uzamukurikira. Bakomeje kugenda babatera ubwoba. Ese umukobwa azarekura uriya musore burundu cyangwa se azemera bashakane? Ariko se ko umuryango wose wahagurutse ati rwose ntabwo mugomba kubana, azabyitwaramo gute ko umusore ashobora gufungwa agahemukirwa akaba yanakicwa? Mu by'ukuri urukundo rwabo rufite ibigeragezo byinshi. Umusore akunda yamwatse murumuna we, bikundaniye abajya hagati arabatandukanya. Umuryango nabyo byatumye urakara cyane. Ikindi yatangirwa amafaranga menshi cyane uriya musore asahura urugo, ngo nayo ari kuri konti yose yatangiye kuyatagaguza. Umuryango wararakaye. Ikindi afite ngo umukunzi muri Amerika wari ugiye kumukwa akamusaba akamurongora kandi w'umukire cyane, akongera amafaranga umuryango, none yaramuretse. Ibyo nabyo byarakaje umuryango. Ikindi uwo musore ni umukene, ni umutindi, yari umukozi wo mu rugo, mu by'ukuri ngo ni umusitari, ntacyo yamugezaho. Ibyo nabyo byarakaje umuryango. Barifuza ko batandukana rwose, ariko undi yarakunze cyane. Batangiye kuza ahangaha batangira no kumwaka telefone. Hatuzi n'ikindi, akira iyi telefone yibike niyimwoshya ntibakavugane, hati yibika yewe ndagutegetse yibika, ariko wowe ntabwo unyumva cyangwa? Ni umugore yarakaye. Musaza we nawe yarakaye, afite umujinya mwinshi. Ese biraza kugenda gute? Bizaherera hehe? Ese koko barabasha kubatandukanya burundu ko na telefone bayitwaye, cyangwa se n'ay'ubusa? Komeza urebe filime akantu ku kandi uragenda usobanukirwa, nkwibutsa ko ukiri kumwe nanjye papa romantike nk'ibisanzwe. Musaza watuzi n'ikindi, niwibeshya ugashaka ni telefone ukajya kumuvugisha, nayo ndayifata nyijugunye, maze ndebane nawe. Umuntu mukuru koko yigira rwose umuntu winjije uri aho ngaho? Hatari kubundi reka nkubaze, amashuri wize n'ayiki? Imyaka ufite rwose n'iyiki? Ndatari ko mwanditse ubundi mwanditsera muranshaka hiki? Ati ngenda mukunda rwose, ndajya no kumureba basi, urumva ntabwo ngiye mwamumbuza. Nuko yivumbuye ava aho ngaho arazamuka, ati ndajya kumureba ntabwo mwamumbuza. Musaza we yarahagurutse kugira ngo hari amukubite n'urushyi, ariko arongera aricara. Ati buretse sha turaza kurebana, ntabwo nabyemera mwene muzehe. Ati ntabwo nakamera ko uriya mushenzi arongora mushiki wanjye. Nyamuneka ababyeyi, imiryango, si byiza guhitiramo umwana wazashaka, uzamurongora, wazarongora. Oya, ntabwo byubaka umuryango. Tuvuye aho rero hashize icyumweru, mujye mureba wa musore nawe
ari iwabo ntabwo arakira, ariko wa mukunzi we wa wundi batandukanyije yaje kumusura. Mujye mureba asanga mama we ahangaha, yaje aseka. Mama ati none se ubundi koko ibi ni ibiki, umuryango wanyu koko kuki rwose ari abagome, hata umwana wanjye ukuntu bamugize, hata ubu koko ubundi hata ubundi se ko mwakundanaga koko byagenze gute, hati njye ntabwo mbyumva rega, ibintu byanyu nyine birancanga, nuko nshaje hari ntabwo nyambyumva, mwaje gutandukana gute, hanyuma se mukuru wawe we yabijemo gute, hati kugeza aho umwana wanjye bamuhondagura. Umusore arahanga ati erega urumva nyine mama iby'urukundo rega ntabwo byoroshye, ariko nyine urumva mukuru we nyine yaraje aranshukashuka kubera n'ubukene n'iki, nyine ndahinduka, ariko ndabona ari ibibazo bikomeye cyane, ni ukuri pe. Hati rwose naje no kumenya ko burya afite n'undi mugabo, ikindi kigabo ku ruhande. Batangiye kubiseka, ati reka da afite undi mugabo. Nyine araseka ati birashoboka se, ati yewe twarabimenye, namenye ayo makuru, atahaha, ati yewe reka njye mu gikoni ndebe rwose bidashirira, ndaje mu mbwirizo nkuru. Batangiye kugenda baganira ngo wa mukobwa afite ngo ikindi kigabo kimuha amafaranga, cyatumye nyine atinda gushaka. Murumuna wa mukobwa nawe aje kureba umusore mu ibanga, nyine agenda nyine amuteranya na mukuru we, cyane cyane ko iyi miryango yose yahagaze yabyinjiyemo. Ndati Mana yanjye, ibi bintu rwose ntabwo nzi nanjye ko nagukundaga ubundi byagenze gute koko. Hati rwose mukuru wawe ntabwo nzi ubundi. Ndati nyine mukuru wanjye ameze nk'umusazi rega, kubera nyine gutinda gushaka, burya na miliyari yayiguha hanyuma mukabana, ariko nyine akunda abagabo. Akunda abagabo nyamuneka. Hati njye na musaza wanjye twamuteze umutego, agiye ahantu muri hoteli guhura n'umugabo, hanyuma yinjiye nyine adusangamo njye na musaza wanjye akorwa n'isoni. Ndabikwereka byose, mfite n'amavideo. Umusore ati hati Mana yanjye, ariko si kuko hati ubundi nayo nasaze, ati ariko ndabizi byatewe n'ubukene, ntabwo ari urwango nari ngufitiye, ni ubukene rwose, ariko nanjye aho bigeze ndabona ibintu atari shyashya, ntabwo byoroshye. Umukecuru yaragarutse kugira ngo bamutere izo nkuru z'uko wa mukobwa afite ngo ikigabo kimuha amafaranga, cyatumye atinda gushaka. Ese koko byagenze gute kugira ngo bamufate? Uriya mukobwa ati twamuteze agatego na musaza wanjye, agiye muri hoteli adusangamo. Ngo ndabikwereka, nafashe video nanjye ndabibereka, video irahari. Ese byagenze gute? Umukobwa arangatunutse, basi rero reka ntaye. Ariko nyine mukecuru icyo nifuza akamenya ni uko mukuru wanjye ntago ari umwana mwiza, n'umuryango ugiye kumuca neza neza. Yakoze amakosa menshi cyane ayimukira umuryango, ntago ari njye gusa, hari n'abandi yateranyije. Hari benshi rwose yagiye atwarira n'abagabo bagatandukana n'abagore babo. Hati pe n'ingeso agira, kubera amafaranga menshi aragenda akatagaguza, ugasanga arasenya imiryango y'abantu. Niyo mpamvu ubona umuryango wanjye warakaye cyane, kandi buri yari afite na fiancé muri Amerika bagiye gushakana. Umukecuru arumiwe aratangara ati hatasenya imiryango. Hati Mana yanjye, hati umwana wanjye noneho yari agiye kugwa rwose mu ruzi arwita ikiziba. Ati ni ukuri mukecuru, ntago mwanga, ni amaraso yanjye, ariko ntago ari umwana mwiza. Ati imiryango yose ntago imwanga, ariko iramuzi, afite kamere mbi. Umusore arahanga ati Mana yanjye, ati rero basi mbabarira, ni ukuri namumbabarire, byatewe no kutamenya, ntago nari nzi rwose ko rwose nanjye bizagera ahangaha. Ati yarampatirije akampa amasheke menshi, amafaranga atabarika, nyine bimpa amaso, ariko nanjye mbonye isomo, mbikuyemo rwose ibyago byinshi cyane utabasha no kwakira ngo ubyikorere ubashe gutambuka. Umusore ahangaha bakomeje kuganira, ariko bisa naho atangiye kwicuza, atangiye kubona ko ibintu arimo byamugusha no mu rupfu.
cyane cyane kujya mu rukundo rutari urwa nyarwo. Nyamuneka abasore mukurikira amafaranga ntago ari byiza, n'abakobwa ni uku nta keza kabyo. Burya urukundo rw'imikino, rw'amafaranga, rw'imibonano mpuzabitsina gusa rugira ibyago byinshi, ntago Imana iruha umugisha. Jya ushakana n'ugukunda nawe ukunda. Amafaranga ni ibishakwa, amafaranga aza nyuma. Iyo mukundanye mushyira hamwe mugakora rwose mutera imbere. Ariko kumva ko wakira uyu munsi ugakira ejo, ibintu utaruhiye, uti ngiye kumushaka murongore andongore, nyuma y'amezi 5, nyuma y'imyaka 5 utandukane, nigendere ampa amafaranga. Ibyo byose bikurikirwa n'ibyago byinshi n'amakuba n'agahinda n'umubabaro. Kunda ugukunda, wikunda amafaranga. Umukobwa ari ahangaha, umusore ari ahangaha, mama we ari ahangaha. Ati mama uzi n'ikindi, ntabwo uriya mukobwa nzongera kumwitaba nanjye, ntabwo nzongera rwose kwemera ko dukundana. Oya, nahinduye ibitekerezo mama, nakoze n'amakosa. Erega buriya nyine abantu bakuru ntabwo bapfa kurakara kuriya gusa hari ubusa, hari impamvu barakaye mama, hari impamvu. Mama ati mwana wanjye amahitamo ni ayawe, urebe. Batangiye kubwira umusore uko byagenze kugira ngo uyu mukobwa baze kumufatira mu cyuho agiye kureba umugabo. Byari ijoro rimwe, ahamagarwa ahantu hamwe, aza yitwaye imodoka, aza ahangaha asatira inyubako imwe, aza kwinjiramo ahamagawe n'umugabo. Barakwereka wa mukobwa murumuna we nibyo yabwiraga umusore, aturiya arasambana, afite ikigabo kimuha amafaranga, niyo mpamvu yatinze gushaka. Yageze ahangaha arakomanga, ariko ntago bahise bakingura. Nijoro rimwe, ibi byose ngo ni agatego uriya murumuna we na musaza we bamuteze kugira ngo mufate undebere. Yarakomanze ariko se ko adafungura, harongera arakomanga, ariko se sheri wanjye koko kampamagaye ngo duhurire hano nkaba mbona adafungura, ibi ni ibiki koko? Arakomeza arakomanga, ariko ntago bafunguye. Ni inkuru uko byagenze, ni umutego bamuteze awugwamo. None baje kubyereka umusore kugira ngo nawe yirebere amenye ukuri. Nyamuneka umusore yararwaniwe n'abakobwa bavukana, bose bari bakunze, ariko uyu mukuru ngafite ibigabo, niyo mpamvu ngashaje, akuze atarashaka. Abakobwa mukuze mukurikiye amafaranga, ngo nge sinashaka umukene, ngo urabona rwose ngo reka manze nkura abagabo bayafite, ngo nzashaka n'umuntu ufite amataje 5. Oya, ntabwo rwari urukundo, ntabwo ibyo byakubakira umuryango, rimwe na rimwe byagusenya. Wa mukobwa arangije abonye nta muntu uri gukingura, yafashe agatelefone, mujye mureba, arangije aza guhamagara. Ni ya telefone bamwatse, ubanza ariyo mpamvu yayimwatse, harimo byinshi, amabanga atandukanye ahishemo. Telefone yakomeje gusona, irasona, ariko undi yumva ntago bari kumusubiza. Aravuga ati mukabyaramo, ariko se koko uyu mugabo koko kampamagaye, kaba ngeze ahangaha, hakaba hafunze, harahari, ubundi se ubungubu cyangwa nta nubwo araza rwose, ariko se ubu cyangwa ari kumwe n'undi muntu. Byatangiye kumucanga, atangira kwibaza icyo gukora. Ati se nsubireyo, ubuse mureke, ariko se telefone yagize gute kuko ubu ngubu? Barakwereka ibi byose ni ibyabaye. Uriya mukobwa ari kugenda abwira uriya musore, ngarana bifite muri telefone byose, ngaraza kubimwereka akantu ku kandi uko byagenze. Umukobwa yasubiye inyuma,
buhoro buhoro, yibaza igikurikiraho, yibaza icyo agiye gukora, hagati yo kuva ahangaha akagenda cyangwa se agategereza. Yerekeje ku modoka ye. Ni umukire nawe, afite amafaranga, ni umuherwe. Aravuga ati okay, nta kibazo basi reka ngenda. Ariko akigera ku modoka aravuga ati ariko wakongera nkahamagara bwa nyuma nkumva ko yitaba wenda. Yarongeye aza ahangaha, arongera arahamagara bushyashya. Yaraje kureba umugabo, arakwereka ngo arasambana, ni umushurashuzi, hakunda ibigabo bifite amafaranga menshi. Telefone yarongeye ikomeza gusona, irasona, ariko agiye kumva yumva muri telefone harimo ibintu wagira ngo ni abantu bari kuganira cyangwa se abantu bari kugenda nyine bahuza n'urugwiro. Aravuga ati ibise n'ibiki ndi kumva mu kabyara, hatereka nigendera. Yafunguye imodoka nziza, arangije ajya mu modoka. Mujye mureba, byari ijoro rimwe, ahantu hamwe, ahamagawe n'umugabo. Ageze mu modoka afunga urugi. Tugaruka ahangaha, kumbi umusaza we yarimo imbere ari kumwe n'undi mukobwa, bibereye mu gitanda. Hahandi n'ubundi wa mukobwa yaraje undebere ngo ni agatego bamukinnye, ariko ageze imodoka ntabwo yakije imodoka ngo agende. Byarangiye agarutse, asunitse urugi yumva rurafunguye, arinjira, aza kureba ese bimeze bite koko. Aba baramwumvishe ibi byose ngo ni agatego bamuteze. Wa mukobwa nibyo ari kuvuga, ati buretse aze yumurekaze. Ati ahangaha nyine yari guhura n'umugabo, ati buretse aze hanyuma nyine ansangemo ahangaha mubwire akari murori. Ati yigize marayika, yigize intama. Ati wowe ihangane sheri, ihangane, ko uyu musore yari yazanyemo na sheri we, ariko nyine ku nama za mushikiwe mutoya bari bamukurikiranye, bamenya gahunda ze zose. Aho yanyuze hose bagiye bamufotora, bamufata amarikodi, akantu ku kandi, akantu ku kandi. Yageze ahangaha rero, yitegereje, yumva harimo abantu imbere, yumva harimo rwose abantu basa n'abari kuganira. Arangije aza ahangaha, aza kumviriza, ariko se ni iki kirimo ahangaha? Hati niko, none se sheri wanjye yazanye n'undi muntu ahangaha? Hati ntiyambwira koko. Barakwereka ab'imbere bakomeje kuvugana gake gakeya kugira ngo yinjiremo, hanyuma buzuze gahunda. Barakwereka ati ndifuza kumutandukanya n'uriya musore bakundana, ntago mbishaka. Nawe yatandukanyije mushiki wanjye n'uriya musore. Ati nanjye nifuza ko rwose batandukana. Yakomeje kumviriza, arumviriza, ariko ntiyumve neza, ntamenye ibijya mbere. Ariko yumva harimo umugabo ndetse n'umukobwa. Yewe data we! Arangije arafuha, ahita yinjira. Nuko yinjiye mu cyumba, agezemo asanga ni musaza we ndetse n'umukobwa. Nyamuneka ukurikira akantu ku kandi, buhoro buhoro witonze. Umusaza ati hanyuma sera ni ibiki? Uje ahangaha mu biki? Undi yaratangaye asanze ari musaza we n'umukobwa. Hati wowe se uramara iki ahangaha kandi? Hati niko, waje ahangaha ute? Uwo mukobwa se we ni mukobwa ki kandi? Hati ariko ni ibiki muri gukora koko? Hati muri kungenda ahantu hose munkurikirana. Ati ni imikino ki? Ni ibiki bijya mbere? Hati reka mabwire ibyo murimo, Imana iraza kubankiza, ndabizi neza. Muri kungambanira, ntago munyifuriza icyiza, ariko rwose biraza kurangira mutsinzwe, ntago Imana yabyemera. Umusaza we yaramwihoreye, aramwumva gusa, amutega amatwi. Ati hanyuma se umugabo uje kureba ahangaha ari hehe? Undi ati ceceka se nyine,
umugabo se wamunkingiye, umugabo wamukingira nta soni, umugabo se ari he nyine? Njyewe se nari kure umugabo ahangaha, ko nari kureba nyine umuntu inshuti yanjye ahangaha. Hati inshuti yawe ya hehe? Ko waruje kure umugabo ahangaha? Hati dore ye bakurebe. Undi ati buretse reka nigendere, ariko ibi ngibi muzabyishyura, murange no muzabyishyura rwose. Barakwereka. Hashize amasaha twagarutse ahangaha, wa mukobwa yaje kuva iwabo w'umusore aza ahangaha bisanzwe, aganira na mukuru we amwibutsa uko byagenze byose. Bakira aho ngaho rero, hari uwazaga, hari uwamanukaga, undi amubonye atari ko noneho ndapfuye. Hati se kandi ibi ni ibiki kandi koko? Hati niko ibi ni ibiki murimo bwose? Umusore mu ndebere, wa musore yari yandayanze, aza ahangaha amabande yakuyeho, aza kureba uyu mukobwa. Bamubwiye inkuru yose uko yagenze. Wa mukobwa muto ati ngwino tujyane, hanyuma umusezere. Arakubeshya, wumva amagambo. Ati niko kuki wambeshye? Warambeshye ngo urankunda, unyuza hirya hino, kumbi wifuza kunkinisha. Hati bigabo ufite rwose. Undi ati ariko reka nkubwire, bari kuduteranya, barambeshyera, nta bigabo mfite, ndagukunda, nawe urampindutse se? Urampindutse Imana we. Ati bari kukubeshya yewe. Ati ni ukuri kw'Imana. Ati abantu n'abagome cyane, n'abagome. Murumuna we ati se cya kigabo wari ugiye kureba muri hoteli ntago video zihari? Ntago se amakoro ahari? Yewe data we, yakubiswe n'inkuba ng'umugabo, ng'amavideo, ng'amakoro. Murebe, bamugenze runono hasi hejuru ku buryo atazi. Birangira bamufashe amavideo, amakoro byose birahari, babyumvishije n'umusore. Ati ibyo werega birazwi, wowe turabizi ko uri umusambanyi, uyu musore ntabwo wamukunze, wifuzaga nyine ko azajya aza wenda akagukorera sex, ubundi ukajya mu bagabo. Hati niko. Hati kandi reka nkubwire uyu musore njye nawe ntabwo rwose tuzatandukana. Hati burya rwose ndamukunda, n'ubu hari ukuntu tumaze kwigenza. Yewe data we. Hati mumaze kwigenza iki? Hati nyine urumva turakundana. Hati amaze nyine kunsoma mu kanya gashize. Hati ntago rega wadutandukanye wowe nta mutima mwiza ugira, ibyo wakoze byose nyine bizakugaruka. Hati cya kigabo cya gihe nijoro uri guhamagara, twarakumviza kuri telefone, ntabyo wamenye. Mu ndebere koko barayimwibukije byose uko byagenze, kugera n'imbere mu nzu. Mwoka byaramwe, umuryango wose ufite agafaranga, bashyizemo amafaranga hasi hejuru, bashaka ibimenyetso byamutandukanya n'uriya musore. Ariko burya ni byiza kureka abantu bakikundanira. Ubwo waba ukize, ufite imbaraga, ufite ubushobozi, ntago ari byiza gutandukanya mu by'ukuri abakundanye. Oya, undebere rero. Muri iryo joro wa mukobwa amaze guhamagara uriya mugabo, yaje ahangaha ahamagara n'umusore. Cyari igihe kimwe, undi afata telefone avuga ati se aya masaha kamamagaye. Yaramwitabye. Hati bite se sheri, umeze gute? Hati yewe ntago meze nanjye nyine ndaryamye. Urebe byose ni inkuru bari kumwibutsa akantu ku kandi. Yifashe mu mutwe ati ndapfuye. Ati mbega abagome we, mbega abatindi we. Ati rero nizere ko noneho ubu ngubu icyo gukora urakizi. Va mu buzima bwacu, ugende ujye kure. Urumva, ugende ushaka umugabo, wubake, urakuze. Va mu bintu by'imikino cyo gukunda abagabo bandi, ntago bizaguhira, uzapfa nabi.
inama nziza, genda ushaka umugabo wicara utuze, hanyuma njyewe undekere umukunzi wanjye, sibyo? Ndamukunda, twakundanye kera, ntago wari ubizi, waramubonye uramukunda, ariko rero ntago rwose nari kubyemera. Hati ni kurumva nari kubyemera gutyo gusa? Oya, ntago nareka urukundo rwanjye rugenda, oya rwose. Hati genda ushaka abagabo barahari, uhitemo umwe. Nyamuneka abasambanyi ndabasuhuje, ariko nta keza kabyo. Jya uhitamo umwe, umugore wawe umwe cyangwa se umugabo wawe umwe. Gusambana, guca inyuma mwashakanye, guca inyuma umukunzi wawe ni bibi. Warwara sida, imitezi, mburugu, hepatite, uburagaza, prostate, ama-infection, yewe data we, n'ibirwara byinshi cyane, na za Ebola zose. Nyamuneka mujye mwirinda. Wa mukobwa yakomeje kumubwiza ukuri ati rero njye ntago nkwanga, uri amaraso yanjye, na musaza wanjye aragukunda, ntago akwanga, bose baragukunda, ariko imico yawe gerageza uyihindure, uyivugurure, wihemuka. Ikumva ko umuntu wese ufite umusore mwiza, umugabo mwiza, uzamwikubira ukamujyana kubera amafaranga, wasenye imiryango, urabizi. Ni inama nkugira, mu by'ukuri nk'umuvandimwe wawe. Bamubwiye amagambo menshi, bamugira n'inama. Ndati Mana yanjye, ntago ibindi kubyiyumvisha, ntago niyumvisha uburyo byagenze. Hati ntago numva uburyo ibi byose mwabikoze. Umusore ati ikiriho ni kimwe, nuko ntago twakomeza gukundana, namaze kubona rwose ibyawe byose. Ati undi ati nawe uri umugome nkabo, uri umutindi, yashatse kumufata ngamukubite. Undi ati uramushakaho iki, waretse uramushakaho iki rwose, have. Ati nawe uri umugome, uri umutindi rwose, naragukunze ngo amafaranga yanjye none ngo ntago tugikundanye. Undi ati nuko yewe nabikubwiye, genda ushake umugabo. Undi ati reka nkubwire, uzambona. Undi ati nkubona? Hati ibeshye se nkwereke ibeshye? Hati ibeshye reka nuko nkubaha, nagutimbura njyewe, yewe data we. Hati imbere se nyine. Undi aramufata haramukaraga, hati nkwereke, uri mukuru wanjye, ati nkwereke sha. Ati ntago unusha ingufu. Nuko yamufashe arakaraga, baza ahangaha bakigundagurana. Umusaza we yaje ahangaha, nuko yaje agira ngo hari umusore azanywe n'ikibi, agenzwa n'ikibi. Ariko mushiki we ati reba umushiki wawe niwe uri guteza akavuyo, nagende atuvire mu rukundo, atuvire mu buzima. Undi ati ariko uwo musore nawe yitware neza. Ati mwitware neza mu rukundo rwanyu. Ati muri serious. Ati umuryango wacu ukeneye umutuzo, please, ukeneye umutuzo. Nuko umukuru w'umuryango yabyanzuye, ariko byibura umusore mutoya yagumanye n'uwo yakunze. Hanyuma uyu mukobwa nawe ati mugendesha, muzabona Imana rwose izabahana. Umusaza ati tugende, ariko ngwino tugende, bareke bikundanire, ujye mu byabo. Nuko babashije kubatandukanya. Umusaza ati ngaho mugende mwiteho. Ndati nagende, uwo musambanye gusa, yewe data we. Barakwereka. Filime yacu nuko ugenze, ndabakunda cyane. Wari kumwe nanjye Papa Romantique. Hasta vista, ciao, God bless you.